imibiri yabo iruzuye ibice byabo byose n'ibizima byose biruzuye cyane cyane ubu ngubu ndimo nabwira Dudu ngo ugiye kujya i Kigali. Dudu i Kigali njya mumva ngo ni amahanga ingano zitwararike sibyo njya mumva ngo hari ubusore se ko muvuga gake nkaho bajya baza ariko ntabwo bajya baza hano uwo nzakubitanira nawe muri iyi nzu ntazayisohokamo. Umeze neza ntari muri iyi minsi. Biragenda nta kibazo. Ikibazo se cyabura. Sheri ufite ikihe kibazo? Ako sheri rebye gishize nakubona nguhamagara phone reka ntayibaho yabi nariho nuyifate. Sheri ndambiza ukuri. Ni ikibazo cy'akazi kandi uzabyihanganira. Kandi nari narabikubwiyeho ko ikibazo cy'akazi kanjye hari igihe biba ngombwa telefone nkayikuraho. Ahubwo ufite abandi muri kuvugana. Oya sheri ukuntu mukunda. Uyu mukobwa niyibura urumva nabonye mbona umutima wanjye uranyuzwe urumva unaniwe kabisa ngomba kubana nawe n'ukuri kw'Imana. Abizi nkunda gukorana n'abantu baturuka hanze rero buriya biba hari igihe umamagara ndi no kumenyekana nabo cyane ugasanga wenda umbuze ku murongo ariko mba mari n'ukuri erega ikizima nuko mba ngutekereza mba nagushize ku mutima naho kwandikira nunsubize wagiye wihangana ariko nawe ujye ugerageza unshakira umwanya sibyo maze igihe ntanakora yawe mbona kwera sheri ihangane ndaza kuza kubikosora kandi ndabikwemereye nukuri ubikosore ndaza kwikosora ntabwo nakubabaza sheri Davizi ntabwo naguremukira none se wowe birimo biragenda ku kazi nta kibazo urabona ku kazi biragenda nyine ndagerageza abo nyine byabanje kunanira ahubwo muri iyi minsi nsigaye nzerageza umajije kumenyana n'abandi bakozi nta kibazo ndagerageza umva sasa hari ikintu nshaka kukubwira ndashaka ko muri kino cyumweru tugiye gutangira ejo bundi tuzajyana i Gisenyi bamaye yego cyane rwose cyumweru kimwe gusa bambwiye yuko nyuma y'icyumweru tuzakomeza akazi nta kibazo nabyo mbaye mbishimiye urumva rero nzaba nkuyemo na ya minsi tutigeze tuhura tuzaba turi kumwe nta kibazo sibyo merci nanjye ku kazi biragenda nta kibazo imari irinjira mu gihugu amafaranga nayo akaboneka ariko rwose nukunjyana ahantu ukorera nkahabona wewe waraje ku kazi urambona ndi gukora ukomora nanjye ndashaka rwose kuza nkareba uburyo ukoramo namara basi nk'udusadukera ese sheri nimba icyo ushaka nyiguha nkagusohokana ukenera amafaranga ahita nyakoherereza sibyo reka njye nzagenda mfotora amafoto nyakuzanire nkwereke ku kazi nkorera hari icyo bizaba bitwaye ntacyo bitwaye gusa nyine numvaga no kwanyereka nabyo ntacyo bitwaye shawuri icyana cyiza ntabwo ujya unanirwa n'ukuri kandi nyine biramfasha nanjye benyereka yuko mfite umukunzi unyumva bikama icyizere yuko nzabana nawe erega iki kizu ntabwo nzakibamo njyenyine ninjye nawe nukuri kw'Imana ukunda sheri umva none se mama wawe araho mama araho nyine nari muri iyi minsi urimo uracyara uraba mwiza cyane no ndimo uzi ko ngureba ngahita numva neza abantu b'inaha bazakunwa sheri koko se mba numva bazakunwa nawe uba urimo ukabya n'ukuri rero twakomeje kuvuga ntitwanywa ji reka tunywe ji hanyuma ibindi turaza kubivugana mu kanya sibyo
kuba nakuzanye hano nakuzanye mu kazi ndashaka uzaza umurera akazi niyo mpamvu ugiye kujya hano iwanjye kandi aka kazi nta mikino kagomba kuzamo turi kumwe kubera ko iyo bibaye ngombwa n'umuntu yasiga ubuzima agapfa nta santima ugomba kugakorana umutima kuko niko kagiye kugutunga muri iyi minsi ntibibagirwe ahantu wavuye ugomba kumenya ubwenge akazi ugakora neza ugakoresha umutima kuko nuzanamo amarangamutima barakurasa ugapfa neza turi kumvikana girlfriend ubu ngubu nta kintu wabwira ngo muri nyamba nandi aho bigeze naciye ubwenge nsigaye mfite umutipe dukundana gusa sha harimo ikibazo reka nkubwire umutipe niwo mutipe tuba turi kumwe ndavuga amagambo menshi ukagira ngo banshometse ariko we ni wa muntu uvuga amagambo rimwe abiri aba ahagije niba twirirwanye umunsi wose ako njye navuze icyuya cyabize umva sinzi ko nabivuga muri radiyo ibyo tubireke urazi ikintu ankorera nagukorera ibiki umva arandeba yangiza akamwenyura ubundi akikiriza amagambo avuga abiri aba ahagije niba twirirwanye umunsi wose ariko se Fari amafaranga byibuze hari ayo mukuraho amafaranga se sha amafaranga yo nayo amafaranga nayo pe yawe ubwo si ubwo ngubwo kuri iki gihe ko nta muntu ugikunda umusore utamuha amafaranga yego man oya reka nkubwire amafaranga si igikenewe kuko ndamukunda kandi nawe arankunda sibyo kuko kuva nabyiruka mbona ari wowe ndende nta muntu wambonye ibintu by'impuhwe byavuyeho niyumva ko nta kazi wambwiye ntako kwica umuntu ibyo ni byo nkeneye nuba imbwa uzapfa kandi nuba umugabo uzapfa n'umugabo ndagusezeranya ntabwo nzapfa ndinda kandi ikintu utaruzi uzaramuka uzanye ububwa mu kazi kanjye nzaguturitse umutwe turi kumvikana aba bashiki banjye usanze hano rero baza kuza kubabona ntazagire ikibazo na kimwe mugirana kuko ndabakunda ndamutse numvishe hari n'uwabakozeho ubwo ndabwira wowe nagukata umutwe kuko mbakunda nk'uko nakunze mama siko bimeze ubwo rero witegura ejo n'akazi agarafe wivunika kuko urukundo twereka nanjye ngomba kurubereka kandi nanjye bazarunyereka kandi ikindi hakazagira ikintu uzavuga kijyanye n'aka kazi akazi nkora ni ugucuruza mu mujyi turi kumwe ibindi sawa rero iyo nshaka gusohoka turi kumwe aransohokana iyo mvuze ikintu ngikeneye arakima niba turi kumwe avuga ati iki kintu ndagishaka just arakima hari n'indi yambwira ati vaho dusohokera tukagenda gusa ntabwo aranyereka ikofi ngo anyereke harimo amafaranga cyane gusa njye mbona yishyuye none se Fari reka nkubaze iyo kumbwira ngo murasohokana iyo mugiye gusohokana agutegera moto ukagenda wicwa n'umuyaga cyangwa utegera taxi vatire igihe negera moto biterwa ubundi yewe ndumva rwose ibya ntazi byawe urukundo no kuvuga ngo rwaragusazije oya sha ntabwo ari ukuvuga ngo rwaransajije sibyo ndamukunda kandi nawe arankunda nk'uko wakunda undi wese ndumva ntabwo uri kunshyigikira nta kintu uri kumbwira kandi uramuniga arankunda ariko Fari reka nkubwiye ntabwo ikibazo ari ukwanga kugushyigikira ahubwo wowe ndi kumva ibibazo uzi umbwira ngo bagutegera ngo moto ubundi moto ubona zigezweho sha narebe tugende gusa icyambere nuko mukunda kandi nawe akaba nkunda sha ihangane ngera rwose ibyo ntabwo nabigushyigikira ya mwahageze nari nabahamagaye kuko nari mbakeneye nimwe nahamagaye kuri telefone ku bintu bijyanye n'akazi siko bimeze
muri iyi minsi ndimo ndatanga akazi, nari mfite abakozi ariko ndashaka kongera akazi kanjye. Rero ntabwo ari akazi kagoye, ndakeka tuzakorana neza, kereka iyo habayemo kutumvikana nibwo usanga akazi kanjye kananiye abantu. Ikizima ni uko nkorera akazi kanjye neza, nanjye muha ibyo unsaba, siko bimeze. Rero ngewe ncuruza imyenda hariya mu mujyi, ni ukuvuga ngo rero akazi kanjye ni ukunzanira abakobwa beza, abakobwa beza, apana kunzanira ibikocomo, ya umukobwa mwiza umutoto, apana kunzanira abakobwa bameze nka bambirigi. Ejo bundi hari umuntu sinzanira yaruje umukobwa amuzanye mukubisa amaso yamaye, cyangwa ati uyu muntu mutoraguye. Ariko se boss, ubundi ko ugiye gucuruza imyenda, ugiye gucuruza abakobwa? Nge ntabwo ncuruza abakobwa, nakubwiye abakobwa beza kuko imyambaro nge nyikura hanze yaramenze. Nuvuga ngo iyo umukobwa mwiza rero aje kungurira umwenda, iyo mwambitse uhesha isura nziza iduka ryanjye, siko bimeze. Juste niyo imyenda ishobora kuba iba ari myiza. Yeah, of course, niyo mpamvu ndimo ndabibabwira. Nuvuga ngo umwe kunzanira umukobwa umwe ni amahirwe kuri we. Akandi kazi kanjye ni ukuguha igikapu, ngakubwira ati kirimo imyenda iyi n'iyi, harimo inkweto izi n'izi, ukazijyana umuntu mugahura nawe akakwishyura ukagaruka. Just hose ntaraguca mu ryo uvuga, ko kazi kadumva gakomeye. Yeah. Bisaba ko byo byose twakumvikana ku mushahara. Abakozi banjye mbahemba umushahara ungana bose hamwe ni 250 kuri buri muntu. Kereka iyo unkoreye neza nibwo nkuha bonus ku ruhande nk'umukozi wakoze akazi kanjye neza bikagenda neza. Yako nataka kongeraho wenda ni ibintu bijyanye na kontra. Kontara rero muzazisinya muje mu kazi. Muzazisinya muje mu kazi muje kugatanya kuko ntabwo nagusinyisha kontara utaratangira akazi. Nizere ko akazi kanjye muzagakora neza. Kuko nimba mfata 250 byagatunze bashiki banjye hano, nkabibaha mwebwe, babivuze ngo ni mwebwe ni nkaho mwebwe ngiye kugaburira. Siko bimeze. Ndakeka rero ibisobanuro ndabibahaye bijyanye n'akazi, ubwo tuzongera guhura kwa gatandatu w'icyumweru gitaha musinya na kontara. Ya Liza, nyine urabona iminsi bishize yose nakubona, niyo mpamvu ubona ko mba naguhamagaye muri weekend nagiye ku kazi kugira ngo uze tuvugane. Urabizi ntabwo mba nagiye ku kazi, mba naruhutse. Rero urabizi maze igihe nkubwira ibi ariko nkabona ntabwo uri kubyumva. Liza, kuki utanyumva? Harabura iki? Rero nangaruka gusuzugura pe. Yeah. Ariko numva ntameze neza, mfite stress, numva nyine ntabwo nditegura. No, Liza, nibwo tugira stress. Hari amafaranga, hari buri kimwe hano, twasohoka, twatembera, twajya kuryoshya ahantu hose. Kuri za uzi urukundo mukunda ngewe, nge ndagukunda handi nshobora kuba namara n'icyumweru nakubonye. Niyo mpamvu mfata umwanya wanjye naguhamagara ukaza hano iwanjye tukaganira. Liza, ni iki kibazo gihari gituma utashaka gukundana nanjye? Wambwije ukuri. Ese ubundi ukora iki? Njyewe nkora hariya mu mujyi downtown, curuza imyenda n'inkweto. Ni ukuvuga njyewe uje hariya downtown, umuntu wese wabaza ngo rwaka bahita bakuyobora iwanjye, ndazwi hariya. Bose baranze hariya ko ari njyewe uranguza n'imyenda nyikura hanze. Igihe cyose tumenya wari utaramenya koko. Liza, nari nzi uko amafaranga yagura ibintu byose, ariko maje kubona ko amafaranga adashobora kugura urukundo. Ariko icyo nifuza imbere yawe ni uko nyine tugakunda, sibyo? Ese ko unzizi kibona nari umusore mwiza. Sagenda biza. Liza bizazi, sibyo? Erega uri nakana keza, sibyo? Iyo mubona mba mbona uri umukobwa utuje, mba mbona uri umukobwa ushaka kuba wakubaka urugo. Buriya niyo mpamvu iyo nakubonye mba numva amangayitse, n'akazi mba ndi gukora mba numva mu mutwe binjagaraje cyane kubera kukubura cyane, sibyo? Uzankundira uze mu buzima bwanjye, mbabarira umfashe, uzaba umwe twibanire muri iyi nzu. Kuko urabona iki kibazo cyose kiri hano, ukibamo njyenyine ntabwo bimbereye, tugomba kubana, siko? Urabizaza. Kambera umugore nakubera umugabo tukibaruka abana. Urabizaza. Bizaza. Oya, ariko nawe ugomba kugira mu ruhare, siko bimeze? Yeah. Basore, muri iyi minsi muri gukora akazi neza,
turi kumvikana ntimukanywe itabi gusa ngo mubure ubwenge ntabwo twabikora rwose nawe urabizi aba bakobwa rero noneho musigaye munzana n'inkecuru musigaye muzana n'abakecuru iyo utadushaka bafite ibice byuzuye neza rero wa mukira agiye kugaruka uri kumva agiye gutwara undi muntu ariko noneho ndashaka ko muba muri siriyasi noneho ntabwo nyimwizera neza turi kumvikana wowe iyo mbunda nagwaye nta kindi igomba kumara ni ukurinda umutekano wanjye ugiye kuzamuka ujya haruguru ebana akora ikosa rito rituma umenya turi kumvikana zamuka ihute vuba niko noneho mundebera abakobwa mwanza n'inyo uyu munsi ukuntu bameze ndebera uyu we yatwumiyeho ngo mbwira ukuntu uyu ni tumumaranye amezi 3 ase ubundi wamukura mu nzira n'ubundi akava mu nzira ko n'ubundi yatubonye tunamuretse yanadutanga niko abantu musigaye muzana hano ndebera abantu musigaye munzanira ndebera mwagiye mujya ahantu mu mijyi mukazana abantu basobanutse twe tuba twenda ibintu by'ibibazo bose ntabwo twaguteza ikibazo kandi tubibona reka bose abo nibo batubaye hafi uyu ni umuvandimwe wanjye nazanye mu kazi turi kumvikana mugiye kujya mufatanya akazi mugakore neza skwere kandi ndabizi neza ko bizagenda neza kandi nawe naza ubugoryi nawe arabizi ni ukumuturitsa umutwe turi kumvikana Joe ndimo ndabyumva rwose nyanya kanura amaso hano so we Steven ugomba kuba seriye muri aka kazi niko njye ntabwo njye nzakomeza kwihanganira imyitwarire yanyu turi kumvikana we Billy njya mbona uzana ubugoryi muri aka kazi hari igihe uzazana ibintu by'ibibazo mu kazi kanjye nkakumena umutwe we Joe dore uko ameze nk'inurumbuzi y'amaso umenye ko akazi kanjye ariko kagutunze we nyoko uranyumva we kumva neza bose uko umutwe nawe umena we ndamara akazi neza cyane bose rwose wishime n'abandi bakozi mwese mwumvireho turi kumvikana akazi gagomba kugenda neza n'amananiza ajemo sibyo we hano se muri guserera bimeze gute salama boss dore imizigo ni iyi ngiyi isigo dore n'aba ngabo nabase imari ni wabuze abakobwa bazima kuko ese boss aba nabapfure bana imbere yawe ese boss uyu muntu urabona adahumeka kunani ahubwo si nk'uyu wamenye ukuraho iki ubusi ingengo ze ziruzu abakobwa bananutse ukuntu baba bari tayari ahubwo nyishyura vuba kugira ngo kuri no nshuro ho ntabwo nkwishyura ahubwo uvuze wumve neza wariye ni menshi banza wumve uramuka utanyishyuye barakumena umutwe bandese umenye uko muri iri shyamba atari njye njyenyine atari abantu uri kurebamo hano ngenje njyenyine neza ntabwo mbanje njyenyine reka aka kazi nkora ntabwo wagakora uri wenyine nanjye mafite ubwirinzi bwanjye yes boss gira vuba naza nibazo uhita umumena umutwe harimo neza muri target 2 nahita mbisoza yatagiti bubiri cyangwa mva kumbwira hanyuma se kudashaka kwishyura ndagwangaye ntabwo yazi se ntabwo nayago okay kuraho ibihumbi 10 nyishyura vuba tugendere ujye kuyanywera byene nawe nibura ugira ubwenge buzima ariko rero butaha nongera kuzana abakobwa bameze gutya gira ntabwo nzazana nk'abo ngabo leta itadufatira muri iri shyamba abantu babona nawe nzakode gira vuba ya nayabonye okay muterure mu mutwaze vuba we mugira vuba uyu munsi mfite akazi kenshi
bite muko? Ni byiza. Hanyuma ko wicaye aha ngaha? Naje gushaka akazi. Akazi? Yego. Akazi ko gukora iki? Akariko kose niyo kaba ko mu rugo. Se wicaye hano saa 12 mu mujyi wa Kigali ngutegereje akazi, urabona wabona akazi saa 12? Nahise ko bwanyiriyeho mw'abantu. Wavuye hese ubundi? Iwacu Kinihira mu majyaruguru. Kinihira? Yego. Aho se harimo ibiki? Ni imyenda. Imyenda? Yego. Yawe se? Yego. Ndabona uri muranarya vuba. Inzara yari yanyishe. Ajya ngo urashaka akazi? Ndashaka akazi rwose mwaba mwumfashije. Wahaguruka tugende mu rugo ndeye ko bagwa n'ibyo kurya ndabona ushonje. Murakoze cyane. Debora. Amasomo ari hano ameze nabi kabisa. Ariko ukunda ibintu byo kwitera stress. Jemba nanabihaza aho mba niriwe ndebera mu makayi umutwe uba washyushye. Ubwo nzabona icyo ubwira musaza wacu none nakubaza. Urabizi? Nzajya mfata ikayi ukwaje kugira ngo mwereke ko niriwe niga. Kandi mba ninaniriwe mba nkeneye no kuruhuka niyo yaje. Shasha bizi ibintu abatubwira shira nuko ari umutengo. Shanyine ndarugiza twige. Ahubwo se nowera. Ko mbona yatinze gutahuye ayo amahoro noneho. Sha ntumbaze ubanza za business ze. He. Usi wasi ujera. Ubanza ari. Kare binjira. Debora. Arame. Bite byanyu se? Nziza je. Mwiriwe neza? Neza. Si umunsi nagize akazi kenshi kamvunye ubu ndananiwe cyane. Ahubwo azanye n'umushyitsi Debora. Umuntu se mutarawe he? Debora azanye n'umushyitsi. Aho usoro ni umushyitsi asabite. Ya. Nuba nta mazi haba ma. Debora. Karame. Nugira ikibazo. Umwana w'umukobwa musanze hano hafi y'urugo. Yarahicaye mbona ibibazo byamwishe anekerereza uko byamugendekeye. Ngo wabone ikinihira nta nubwo maze kuva nagera muri Mujyeki? Sindagira n'ikinihira. Se mukobwa. Bakwitanze. Maduduri ariko umuganga duturanye ndanyita Dudu hari iwacu. Ngo tuzatukwitande twebwe. Maduduri. Cyane dukundiri. Yose ndayakunda. Ya muzamwite Dudu wenda niryo ribangutse. Ufite ababyeyi bose se? Mama. Gose wavuye n'amaguru byagenze gute? Naje na bisi. Urumva nsanzara ku muhanda arimo ararya avoka zitanahiye. Urumva? Inzara yamwishe nabwo ati naza hano mu rugo wenda turebe ko twamucumbikirira ijoro. Hanyuma turebe ko twanamuha ibyo kurya. Urabona ko ashonje kandi burya kubaho no gufashanya. Kandi burya kubaho nta mutima ufite wo gufasha bari ikibazo siko bimeze. Ngaho rero hagira umujyana aramwereka aho dushe iri hanyuma amugire. Ndabona n'imyenda yasohotse mu gikapu sinzi nawe wataye. Bure wasanga yanatakaye. Hano ngwereka aho dushe rukarara. Genda witinya. Wino. Ana.